yewe Nizeyimana Fanuel bikuye ku mutima niyemeje nta gahato ko Byukusenge Gloriosa akomeza kubera umugore wese. Yewe Byukusenge Gloriosa bikuye ku mutima nifuje nta gahato niyemeje nta gahato wowe Samuel Nizeyimana ukomeza kumbera umugabo w'isezerano nzakomeza kukubaha nkugandukira nkumvira kubera umugore w'intaruka mu minsi mibi n'imyiza umunezero n'umubabaro mu burumbuke
Thank you.
abakristo bacu baje nyuma namwe mwese turabakiriye, ariko hari ababyeyi b'abageni bacu nabo kugira ngo tubakire tunabashimiye. Barakoze kubyara abana beza, barakoze kwemera gutegura umunsi nk'uyu nguyu, barakoze kubyina igitaramo nk'iki nijoro bikanezerwa. Munyemere rero twakire ababyeyi ba Nizeyimana Fanueli, niba bageze hano barahaguruka baturamutse. Reka twakire ababyeyi ba Glorious Dusenge nabo bageze hano, dukomera Yesu amashyi tunezerwa ababyeyi babyeyi beza mwarakoze ko mwatwemereye kugira ngo abo bana uyu munsi babe bicaye gutya natwe tuboneraho gushima Imana. Ikintu cyose gituma tuza mu nzu y'Imana tugahuza umutima tuba tubonye akanya ko kumukiza mu ijuru. Imana ibahobotisha rero ko mwabyaye abana mukabarera, hanyuma uyu munsi mukaba mwarafatanyije nabo kugira ngo mutegure tubashe kuboneraho twese tuboneke imbere y'Imana. Nk'uko rero mubibona cyangwa nk'uko ariko biri muri gahunda y'itorero ryacu ubumwe bw'amatorero y'Abadiventiste mu Rwanda, iyo umusore n'inkumi cyangwa umugabo n'umugore biyemeje kubana baba bakwiriye kubanza kunyura muri ubwabo baratumvikanaho bagakundana, urukundo rugasesekana imbere n'inyuma bakabibwirana, ariko kugira ngo babone ko bajya mu nzu babane nk'umuryango bujuje ubuziranenge uzwi imbere y'Imana, bujuje ibihamya byose imbere y'iteraniro n'imbere y'itorero, tukaba duhagarara tukabatangira ubuhamya ngo abangaba barashyingiwe kuri uyu munsi uyu n'uyu, biba ngombwa yuko banyura mu rusengero twese duhari tukabasabira umugisha tukabahesha umugisha. Niyo mpamvu rero uyu munsi twateranye gutya kugira ngo ibyaha Data biyemeje babisoze ku mugaragaro, natwe tugiye kubibafashamo tubafasha kuzuza amasezerano bagiye kugirana. Uyu munsi duteraniye hano mu rusengero rw'Imana, twaje kumva amasezerano y'aba bana bacu bakurikije inyigisho nzima z'ijambo ry'Imana n'impanuro z'ababyeyi babo ndetse n'itorero banga kwikoza isoni no kuzikoza ababareze kugera kuri uyu munsi Imana yemeye kubera ko turiho turi bazima. Mureke duhe icyubahiro cyayo kubera ko igikwiriye none n'iteka ryose. Tuhirambura amaboko duhe Imana icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana. Yasumba hose dukomereze amashyi Imana yarakoze, Imana yacu yishimye. Ijambo ry'Imana riduhamiriza ko ugushyingira kwahanzwe n'Imana ihoraho mu busitani bw'umurima wa Edeni igihe cyo kurema. Uwiteka Imana irema umugore imushyira umugabo. Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufashe uko ukwiriye. Hanyuma kandi ijambo rya kabiri riravuga iti nicyo gituma umugabo n'umugore bazasiga se na nyina bakabana akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ubwo babyeyi niba mubona yuko Fanueli Glorious barimo bagenda babasiga cyangwa bamaze kubikora, nimugire ngo niko Bibiliya yabitegetse, niko Imana yabishatse, nimugire ngo hari ikidasanzwe. Umwami Yesu Kristo nawe ubwe yizihije umuhango w'ubukwe i Kana y'i Galilaya, ubwo yakoraga igitangaza ahindura amazi kuba vino iryoshye cyane. Icyo cyabaye igikorwa gihamya ko ubukwe bukwiye kubahwa n'abantu bose kubera ko ari umugambi w'Imana. Icyo gikorwa cyahamijwe ko umugabo n'umugore ari umubiri umwe. Pawulo nawe
intumwa y'umwami wacu Yesu Kristo, ategeka abwirijwe n'umwuka ko umugore agomba kugandukira umugabo we nk'uko itorero rigandukira Kristo, kandi umugabo agomba gukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero neza akageza igihe aryitangira. Ibyo ngibyo nibyo twavugaga mu kanya mu ijambo ry'Imana, nibyo mbere y'uko twumva amasezerano y'ababene data, nibyo twagombaga kubanza kwibukiranya. Reka rero nsaba abageni bacu noneho bahaguruke, ba pare na marene nibwo mugiye kubona umurimo, ubwo nyine murababa hafi kugira ngo tubagenera tubabone. Abageni bacu barahaguruka, mubatunganye kugira ngo agafoto kabashe kubafata kabaherekeza muri amahoro. Uyu munsi wowe Nizeyimana Emmanuel nawe Byukusenge Gloriosa muje mufite ubushake bwo kuragiza Imana umubano n'urukundo byanyu muri imbere y'Imana Data wa twese, n'imbere y'iteraniro ry'abizera, imiryango, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe bicaye imbere yanyu. Siko bimeze se? Niyo mpamvu tumye rero mubaza wowe Nizeyimana Samuel Emmanuel ko wemera ku bushake bwawe nta gahato ko Gloriosa Byukusenge akomeza kukubera umugore wawe mushyingiranywe. Niba ubyemera urashyira hejuru ikiganza cy'iburyo uvuga uti ndabyemera. Waba uragufatira mikoro ubivuge cyane byumvikane. Ndabyemeye. Amashyi menshi. Niyo mpamvu bitumye mubaza wowe Byukusenge Gloriosa ko wemera ku bushake bwawe nta gahato ko Nizeyimana Emmanuel akomeza kukubera umugabo wawe mushyingiranywe. Niba ubyemera zamura ikiganza cyawe cy'iburyo uhamirize imbere y'iteraniro, kandi niba utabyemera nabwo ubivuge. Ndabyemeye. Amashyi menshi Imana ishimwe. Abageni bacu tugiye gushyingira ntabwo ari ukubatsindira, si ukubatera rimwe ku wundi, ahubwo bariyemera ko muri barabigambiriye kera, barabisezeraniye kera, baremera ko tubashyingira ku mugaragaro. Tugiye kumva rero uguhamya kwabo noneho ko bamaze kwiyemera yuko umwe abyemera undi abyemera. Reka twumve noneho uguhamya kwa buri umwe ku giti cye n'uko Imana ibimufashamo. Bari arafata mikoro amwegere. Yewe Nizeyimana Emmanuel bikuye ku mutima niyemeje nta gahato ko Byukusenge Gloriosa akomeza kumbera umugore w'isezerano, nzakomeza kumukunda nzakomeza kumurinda, nzakomeza kumubungabunga mu minsi mibi no mu byiza, umunezero no mu mubabaro, mu burumbuke no mu nzara, turi mu nzira, turi bazima cyangwa turwaye, twongeye kubyara cyangwa tutabyaranye, dukinye cyangwa dukize, mu minsi yose yo kubaho kwacu, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo aje agarutse kujyana itorero rye.
by'ubugeni nawe agiye kwihamiriza imbere yacu. Yewe byukusenge Gororiyoza mbikuye ku mutima nifuje n'agahato niyemeje n'agahato wowe Samuel Twizeyimana ukomeza kumbera umugabo w'isezerano nzakomeza kukubaha nkugandukira nkumvira kubera umugore w'intanuka mu minsi mibi n'imyiza umunezero n'umubabaro mu burumbuke no mu nzara turi bazima cyangwa turwaye twongeye kubyarana cyangwa tutabyaranye dukeneye cyangwa dukize iminsi yacu yo kubaho kwacu iminsi yose yo kubaho kwacu kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye. Yego, bamaze kubyivugira, bamaze gusezerana, umwe abwiye undi uko bikwiriye kuzagenda cyangwa se ko yiyemeje kuzabikora. Nyamara si ibyo gusa, bikenewe no kugira ibihamya. Twebwe ubwacu turi abahamya babyumvise, ariko nabo bafite ibihamya bagiye kwihamira kugira ngo bakomeze. Yego, bafite ikimenyetso cyateguwe, buri wese azamure babereke ikimenyetso cy'aho bafite. Iki ni iki? Bafite impeta. Urabona bafite iki? Impeta. Bafite impeta. Ndagira ngo mubwire aba bantu bose, korori yose, iyo mpeta yawe irasa gute? Irera mujya gusubira parume w'impeta yawe irasa gute? irasa na zahabu. Irasa na zahabu. None ngo irasa n'ibiti Satani yayitegereje we kuri umugeni buriya byamurwaye arumva yifuza gutaha vuba, niyo mpamvu atarenze ibara ry'impeta ye. Impeta bafite zombi zirasa na zahabu. Nagira ngo bongere bazitegereze neza, wongere ubirebe uyizengurutse kugira ngo rwose ushire igihunga. Ahari ntahari buke. Uyu munsi ni uwawe Imana yamuguhaye, utubwire. Reka Samuel bazatubwire iyo mpeta yawe hari aho wayiteranyirije? Ntaho. Ntabwo bari bazatubwire niba impeta afite hari aho ayiteranyirije? Ntaho. Bivuga ngo ari impeta ya Samuel afite, ari niyo Gororiyoza afite, zose iremeye ku buryo itagira intangiriro ntigire n'iherezo, irafuze. Ni ukuvuga ngo impeta ni ikimenyetso cy'umubano mu buryo bubiri. Ibara ry'izahabu batubwiye yuko nk'iza na zahabu si uruvange, impeta ifite ibara rimwe risa, niko n'umubano utagomba kugira ikiwuvangira, rugomba kwandura, ahubwo ukwiye guhora ari uwera. Ubwo icyo ni ikimenyetso umuntu ugiye guhana ko ibara ry'impeta kuba risa n'izahabu. Izahabu iyo bayivangiye bayijyana mu muriro, umuriro ukayitwika, yanyandika izahabu igasigarana ibara ryayo. Bivuga ngo umubano wanyu mwiyemeje gutangirana uyu munsi ukwiye guhora ari uwera. Nubwo akanda kajyamo, nubwo haba hari agatotsi kagiyemo n'iki, mukajyana mu muriro mu ruganda, hamwe mu cyumba iwanyu muganira, mukaganira, impeta yanyu ikaguma ari izahabu,
umubano wanyu ukaguma ari uwera nta kiwanduje. Gutaka kandi ntigira itangirira cyangwa ihereza cyangwa se iteranirije. Nimuba umugore n'umugabo uvuye mu bushake bw'Imana, ntugomba kugira uherera keretse habayeho urupfu cyangwa Kristo akazagaruka kujyana itorero rye, agasanga mukiri maso mumutegereje, umubano wanyu utarandura. Iyo mpeta irimo ubusobanuro bubiri, ibara ryayo no kuba nta tandukaniro cyangwa se iteranyirizo ufite. Ibyo mukwiye kujya mubizirikana mu rugo rwanyu mukabyibuka. Wareba ku rutoki ugahita uvuga ngo ikindi kimenyetso nagihaye uwanjye, nanze kuvuga umufasha cyangwa umutware, nagihaye uwanjye bitewe nabivugiye imbere y'iteraniro, ndi imbere y'ijoro. Umubano wacu muri uhora ari uwera. Umubano wacu ntugira ntihagire ikiwuhagarika, tugume kwa kundi. Imana ishimwe. Reka abantu bongere badufashe. wowe byukusenge Gloriosa wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'uko niyemeje ko wiyeguriye azagukunda kandi ko ntawe uzakwandikanya nawe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana wa Yesu Kristo n'iry'Umwuka Wera. Amen. Wiringira kugusiga no gusubirayo ndeke kugukurikira uko aho uzajya nanjye aho uzajya, aho uzaba niho tuzabana. Ubwoko bwawe nibwo bwoko bwanjye, Imana ikorera nanjye niyo nzakorera, kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye. Amen. Thank you.
nanjye nshingiye ku bubasha nawe n'Imana data wa twese uhoraho, nshingiye no kuko nawe n'urwego rw'abatora n'abatisita mu Rwanda, nemeje ko wowe Nizeyimana bamwe n'abavuze gusengerwa n'iyoza mubaye umugabo n'umugore, mutagira abantu babiri, umwe ku giti cye, ubwo mubaye umubiri umwe. Kuko Imana yabateranyije ntihakagire umuntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose cyabatandukanya. Yego, baranezerewe abashumba, turafatanya muze mudufashe. Abayobozi bacu tugiye kubasabira umugisha. Turashima Imana ko yabahaye ubukwe, yabahaye umunsi mwiza, yabubakiye urugo. Turasaba mama mushumba azamusengesha rwose byisanzuye, ashima Imana, abashimira, abashimira ibyakozwe byose kandi abaragize Imana. Hanyuma dusabire none muzehe Rujyahanya asenge Imana azanire umugisha abagize kuko rushyashya kugira ngo no kwitorera dukomeze kugira umugisha no gushyikiriza amanezereza bikaruma amazi. Turagushimiye Mana yacu, umugambi wawe ntabwo ujya uburizwamo, kandi isaha yawe igeze ibintu byose ubikora neza. Ab'itorero, inshuti n'imiryango, turabigushimiye n'uhabwa icyubahiro. Turagushimiye kubona umugabo ndetse n'uyu mudamu bemeye kuva mu mugayo bakemera kuza hano mu itorero kugira ngo bahamye gusezerana kwabo. Birabaye rero amagambo ashize ivuga, bakuye ibishimwa mu bigawa, natwe ab'itorero turishimye, tukuvugirije impundu, tugukomeye mu mashyi, tugukomeye itorero. Icyifuzo cyabonetse kandi cyateye igiti cy'ubugingo. Turagushimiye icyubahiro kibi cyawe. Iyi ntambwe rero bateye yo kuboneka muri uyu mwanya, nawe uzisigaye 99 uzitere basanganiza ibyiza, umwuka wera mu mitima yabo, ibyo bamaze kurahirira imbere y'itorero ndetse imbere y'abahamya bangana gutya, ntibabisigaye hano mu iteraniro, kuko imbere y'ibi batabyubahiriza hari urubanza, ariko nibabyubahiriza hariho gutaha ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bashobotse rero imbaraga zibiri zindi zongeye kubageraho, ni ukuri bakugire uwa mbere mu rugo rwabo, wirukana na Satani, wirukana abadayimoni, bamwe bakeye bagatanya, bamwe bo kudahuza no kutumvira, katika jina la Yesu. Mana, turagira ngo urugo rwabo rubemo abana wabahaye babiri, bababera umugisha, imiryango yabo ibintu bigende neza, kandi korari baririmbamo ntibumve uko birangiriye hano, bagumize bazibemo neza rwose, babe intangarugero kuri uyu mudugudu, muri aka kagari, muri iri torero, muri iyi paruwase, muri aka karere, mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi hose. Ni ukuri imbuto zabo zigumize zikayangane, kandi abazisoromye baryoherwe. Nuhabwa icyubahiro, ubaha umugisha utagabanije, kandi n'umushumba umaze kubasezeranya gumiza umukayanganeho imbaraga n'amavuta, n'abandi bose bateganya gushyingirwa amarembo aruguruye, ibintu byose ugumize ubigenze neza. Turanezerewe ab'itorero, turishimye, gumize utange umugisha, gumize utange ikirere cyiza, gumize utaramane natwe.
bigende neza, natwe twiteguye gushima ibyabaye. Rero turabigushimiye, ibisigaye nabyo gukomeza ubikore neza, natwe turabyizeye, izina rya Yesu, amen. Imana data wa twese uri mu ijuru, si byiza yewe mumenye abasore, si byiza ababyeyi bo benshi twabinyuzemo turabibona. Ese Gororiyo, zamura ikiganza cyawe cy'ibumoso twereka byihinduriza bakirere akikizamuye n'abakizamuye. ubwo nta kintu kikuri ku mutima kuba yakwambitse ikoti ry'umweru, ntacyo wamubwira cyangwa ntacyo wabwira, mbese mubwira ibikuri ku mutima. Gororiyo nawe wakoze mu rwego rwo kugira ikanzu. Iyi kanzu si bose bayambara, ntabwo ari n'umubyeyi agenda wakugurire hariya wakoze kugira ngo iyi kanzu bimeze bite, kutubwire. Haleluya, Amen. barabishimwe. Uyu mukunzi wanjye wanemye ko tuzamusezera imbere y'Imana, nuko nta kibi namubonyeho igihe tumara. Hagati y'ibyo rero kuba nta kibi namubonyeho, iyi saha ngiyi nta impano namugeneye, nta itegeko. Ikanzu ndatatanyambika, ikanzu mwamatanyambika cyangwa umuvandimwe, wowe wayinyambitse, oya nibyo.
batweretse urukundo rwabo uko n'uko rutangiye. Reka dusabe uri ku muziki nadushyiremo akantu turebe uko bazajya batamba banezererwa Imana bari ku rugo rwabo bigisha abana. Nagira ngo abashumba ndetse n'abayobozi bandi b'itorero bahari baze dufatanye dutange icyo cyemezo. Iki ni icyemezo cy'uko abageni bacu ari Samuel na Gloriosa bashyingiriwe mu itorero ry'ubumwe bw'amatorero y'Abakristo ya Rwanda. Ubu ngubu hose bazajya baremewe, biremewe, birizewe, atari urupfu cyangwa Kristo akagaruka. Ibindi ntuzagerageze kubatandukanya. Birashoboka ko bafite impano bagiye komerazana igiseke hano niba hari ufite impano ya gutya ayishyiremo, ariko nawe ufite ibahasha kwakunda, ariko bikunze niba hari ufite impano atangavuga byabera mu rugo kuko azitira gahunda zihutirwa keretse ko yaje kubihuta atakabijya mu rugo.
ye tuba byumvikanye ko badufashe gushima Imana muri inzu. urakoze mana yacu kubw'iki gikorwa maze gukoresha umukozi wawe